Moses yagize nta n'undi muntu sinzi ko ari undi muzapfa kuyagira mu Rwanda. Mhm. Niba rero Moses ari we wafashe ukuboko kwe akandika ibimurimo imyaka yose amaze mu Rwanda ibintu bikaba bimurimo akaba yarajijishije agahabwa amahirwe ashaka kuzamuka kugira ngo akore ibintu nk'ibi, cyaba ari ikimenyetso kibi cyane. Tugende Kibi kabano. Karame. Aha rero biratuma dukotinga ijambo kuri ni mugabanye uburakari. Wowe byo muri kwita amahirwe tugende gake. Wowe ibyo uri kwita amahirwe Moses yarambuye agira ati tugende gake. S'il te plaît. Nsomere irangingo bwana Abe nk'abako hose muze kwihangana mu kugira ngo tube kiganiro. Ya kangahe? Ya kane. Harimo first lady. Ya kane iravuga iti ni kane ahari first lady ni hehe? Hari first lady hari aha okay kugira ngo tubyoroshe kugira ngo kabana byumve. hari first lady nabyumvise byose. Abe no gusoma neza uretse gato kabano. Abe ongera kuko ndabona abantu bamaze kuba 900 hafi igihumbi. Barabani 5,000 mu kanya. Ntabwo ikibazo ari abantu ntabwo nkeneye abantu ntabwo ikibazo ari abantu. Yego ariko n'abantu bagomba kumva bino bintu. N'ikintu kizima kiri muri iyi nkuru ku buryo babyumva barabara ariko ndashaka kugira ngo wongere usome inkuru bwa nyuma y'ibyo zitangira. Agace ka gatandatu wo yahera kuri inkuru yose. Okay. Nibaza no kwifata umutwe. Umutwe w'amagambo uragira uri mu mutwe. Namushinja gute kungewe iyi dossier ngomba kumushinja. Komeza. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Ese yabwiraga nde? Sinzo yabwiraga. Komeza. Yabwiraga abanyarwanda. Okay. Komeza. Impamvu ya mbere. Yego. Namwe zo mpamvu muzizasesinge muzumve neza muzishingiro. Noneho mwumve n'urwo rwango ukuntu abari urwango rudafite nanjye. Ingingo ya mbere agira iti inkotanyi zafunze data pasteur zimuziza ubusa. Igice cya kabiri ingingo ya kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama at 6 years old. Impamvu ya gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Impamvu ya kane papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Now 36 years old. 36 years old n'ingingo ya kane ntabwo tuzi aho biri gukorelatinga niba murumuna wa se yarafunzwe yarafunguwe yarapfuye Harerimana ntabwo turi kumva aha hantu uko biri kugenda. Komeza. Igice cya gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Igice cya gatandatu rero impamvu ya gatandatu niyo noneho iteye ubwoba ibyo twita amahirwe yayibonye nk'umuvumo nk'umwaka. Iri kuri gatandatu ego aho hatinde naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze. Guilty pleasure ku myaka 28 iyo guilty pleasure ashaka kugira ngo muyitinde ku bantu mumva indimi neza. Aho ngaho niho mutari gusobanura n'abantu bari guilty pleasure ni nko kuvuga ni nk'icyaha uri gukora cyangwa kumva uri guilty ariko tugero nk'ubusambanyi babwita ko ari guilty pleasure. Oya be aho ngaho gatfata ibyo bintu n'umutagarite uretse gato kamanze numve tusobanura kumitirira ibintu bitari byo kubera ko buri mwenda ugira izina ryawo yawuhaga. Okay guilty pleasure no tusobanura ijambo guilty pleasure bivuze buri we bifite ikindi gisobanuro kitukiriho gusobanura bitewe n'impamvu yawise iryo zina. Ese manze mvuga ijambo guilty pleasure ko umucamanza nawe utaza kugira ibyaha ukora mu mvugo yawe. Okay, soza twandika abantu. Umuntu mami ntabwo abantu muri gusaba mike sindi kubabona, abantu gusaba mike simbabona. Okay. Reka ngasubiremo. Ariko ko Abe yavuga iryo jambo nibyo. Uko Abe ari gusobanura iryo jambo nibyo. Ni guilty pleasure. Why ya guilty pleasure? Umva yo shata yise guilty pleasure. Okay, reka dukomeze. Ijambo rigira ubusobanuro bitewe n'uwarivuze nicyo ashaka. Naipa ntabwo ngomba gusobanura amagambo mwuka byaramwe. Wewe soma uve mu nzira hanyuma dusige turasubira. Okay, got you. Kangasubiremo agace ka gatandatu naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure.
ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo point interrogation /28 years old ku gace gaheruka kuri iyi statement ibanza karabwira kati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Noneho reka tujye rero ku kandi ga statement kakozwe mu cyongereza. Yego. That's how wenda ahangaha hashatse kwerekana ko arabanga nabo baramwanga. That's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. And that's how and Kagame sent troops to search my house/office for weed bituma mfungwa iminsi 76 muri Magere. Kandi ni troops n'abasirikari cyangwa abapolisi bari bohererejwe na Ange ngo basake inzu yanjye na office yanjye bashaka urumogi. So ubwo rero kimwe kiri gusoza bya search byabaye ejo bundi I think imyaka nk'ibiri ishize. Hanyuma ibyo kudoda tukayibara mu myaka 5 ishize. Hanyuma ibyo gufungwa kwa se no gufungurwa mu myaka wenda 20 ishize. So ibyo byose rero ababihuriza aho ngaho bareba urwo rwango I don't know. Kabano twagiye. Ubu ngubu ngira ngo urabyumvisha. Nari nabyumvise rega kuva kare. Fatiraho. Nari nabyumvise kuva kare. Ikintu cyo abanyarwanda bakwiye kumenya Moses yari mageragera afunze. Ubwo akavuga ngo Ange Kagame yohereje abasirikare gusaka inzu. Ubundi ufite ubwenge ibyo bintu wabihuza gute? Ange Kagame nta si polisi ngo arafata uruhushya rwo guhohereza abantu bajye gusaka inzu y'umuntu. Ikindi Ange Kagame nta kibazo yarafitanye na Moses ngo wenda babe yabyuriyeho yohereza abashinzwe umutekano we ku buryo bajye kubikurikiranayo. Icyo cyo rwose kiri fo. Ni ugushaka gufata first family y'u Rwanda kugira ngo ayigaragaze nabi. Kandi ibyo bintu ntabwo ari byo. N'umuntu wese uri bibone abyamagane. Twese hamwe tubyamagane kuko ntabwo ari byo. Ikintu navuga ni kimwe. Moses niba yatinze gukora ibi bintu. Niba yatinze gukora ibintu afite ubwenge bukora neza. Ntabwo afite muri make n'umusazi. Ntabwo bibaho. Nibibaho. Ikindi kuvuga ngo wanga Kagame n'inkotanyi ku myaka ya 36 ukiga ahantu bakaguha burse ukiga ukayirangiza ukaba mister w'ishuri ukaryiga ugafata diplome ugakorera muri icyo gihugu ukikizamukiramo kikagutunga kikagufatika kugeza ku gasongero maho hagati hose wari ufite uburenganzira bwo kugenda nk'abandi ariko ukahagoma uyu munsi kari guje kuvuga ibingibi. It doesn't make sense at all. Ibingibi rwose umuntu wese ufite ubwenge agomba kujya against nabyo kuko there is something behind this. Kuko nandwa akakanya tuzi neza niwe wabikoze ariko niba ari we wabikoze je ntakubeshye binteye ubwo umubiri wose kuko urubyiruko ruri mu Rwanda bafite ikibazo. Duse niba dufite aba Moses bameze abandi ba Moses bameze gutya bashaka kubyuka mu gitondo agakora ibintu nk'ibi igihumbi. Where are we heading? What are we doing? Ni ukuvuga ngo imbaraga igihugu cyacu cyafashe kigashyira mu banyarwanda muri rusange kikemvestinga muri buri muntu uwo ari we wese kititaye ngo nuwo kwa runaka yakoze iki byagenze bite zaba zarabaye impfabusa. Kutushobora kwambikanya kwa perezida wa Republika wangize kuvuga ngo it's a pleasure great pleasure. Wamwambitse kubera iki? Ko hari abantu baza gukora fittings ukabangira kuki wemeye kumwambika ukambika n'abandi bayobozi bakomeye washaka kuzamuka kugira ngo uyu munsi ugende ugera ahangaha uze wimeninda. It doesn't make sense at all. Yarafite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndi bukora ntabwo nta mwenda afite wo kumwambika. Nta muntu wari kumurasa. Kuki se yamwambitse? Kuki se yambitse first aid? Kuki se yambitse first family? Kuki yambitse abandi bayobozi mu nzego zikomeye? Amahirwe yagize abandi bana batagize uyu munsi uyafashwe abandi bana. Niyo wafata amahirwe we yagize ari umwe ukayagabagabanya abana 10 batera imbere ku ruhando mpuzamahanga. Ariko rero uyu munsi wenda tuvuga urugendo yarifashe nabi agafata ibintu byakabikora nabi. Ntabwo uyu munsi agomba gufata amakosa y'urugendo rwe rw'ubuzima ngo ayubike ku gihugu cyacu ayubike ku muyobozi mukuru w'igihugu. It doesn't make sense at all. Urakoze cyane. Godfather wamaranye kagira ikintu uvuga minota. Ako se abakohoste mwaretse gusahura ngo mwamwihanganye. Yagina okay. Abakohoste mwihanganye. Dufite umuntu waje ukurikira Naziska abakohoste mwihanganye. Naziska. Yes, sir. How are you? Ijambo ukurikirwa n'umurisa abantu mutamarika ibiganza ngo amanitse ibiganza ko biraza kumfasha. Thank you ndabaramukije cyane. So igitumye nzamuka urabizi ntabwo ujya nkunda kuvuga cyane mu maspace. Ariko ibingibi bingezeho ndavuga no I have to come up and say something. Yes. Mukanya urabajije ngo bihuriye he no gupfobya. Aho mimiya uzamuke navuze ko ushaka kunganira aho ngaho narimbajije yabimbwiye bihuriye he rero. Yeah. Aho bihuriye. Muzi igihe ibihe turimo. That's one. Ikindi cya kabiri ngo yarakajwe ngo nuko se bamufunze bamushinja muri jenoside yakorewe abatutsi ibyo bagashinjwaga. So agirwa amahirwe arafungurwa. Right? Ariko none ubu ngubu turi mu bihe bihe
turi mu gihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Thank you. Kuki yahisemo ubu ngubu akaba ari bwa abibika ibi bintu byose akaba ari bwo bizanye arimo gupfobya. Ikindi cya kabiri ahita avuga ngo yanga abatutsi. Abatutsi nibo bagize gute bahagaritse jenoside. Abatutsi yavuze yanze nabahe? Nako yanze FPR pardon. Ko yanga FPR. So bivuze iki? FPR niyo yagize gute niyo yadukuye mu kanwa kabicanye. FPR niyo hagaritse ayo mabi bakoraga abari bahari bakora ibyo bibi. Turi kugendana yego. So ibyo byose ubishyize hamwe, yes harimo gupfobya biri hidden deep yabikoze abiza bishaka ibihe turimo n'ibyo yavuze icyo yanga n'ibyo yavuze bakoreye se ko baramufunze ko yashinjwaga ko yarishe mu bihe turimo. So everything if you amurundi ujye uvuga ngo connect the dot. So, connect the dot bamwita Maxime yego komeza. So when you connect the dot, this guy is very smart, he's doing it on purpose, ari shaka ku distracting our people turi kwibuka muri bino bihe abari dushyiraho ahubwo umwanya wo kwibuka abacu azanye izo nzangano still. So ibintu byose bishyize hamwe ni umupfobyi ahubwo mubi cyane tumwamagane. Ndumva aricyo nshaka kuvuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Oh my god. Mimi ntabwo ndi gukora reba ntabwo wigeze gushira muri request ngo nkubone. Twagiye dufata umuntu bita Umulisa uranyumva? Mimi shaka uburyo ushira muri request si nkubona. Cyangwa uri butari muri anonymous. Twagiye dufite umuntu bita Umulisa muri ryawe. Urafungura mic yawe Umulisa. Twihuta. Eric Semuhungu. Karame. Fungura mic yawe. Umulisa wacu ntabwo mic yayifunguye. Twagiye Eric fata ijambo. Mungu wangu. Ntagize ikintunguye kuri Moses. Hari. Oya reka mendetse. Komeza. Muri kunyumva ndi kuri machine sinzi muri kunyumva. Turakumva. Ndabasuhuje mwese. First of all, I'm disappointed depende ubwo bamufungaga ninjye muntu wamukoreraga noza campaign yo kumugira uteye kuvuga ngo Free Moses murabyibuka muri 2023 mu kwa kane I think. Ndabaplayingira ira space twakoze. Naravuze ngo ibi bintu nimuza kureba message hari kindi kintu cishima muri ibintu bya Moses. Ntabwo nahubutse. Urimo kunyumva? Space ya kabiri nimuze gukorwa cyangwa nitumara kumenya umwerekeo y'ibitu kuko Moses murabizi yabikora yamara gukora ibintu nk'ibi bakavuga ko telefone yabaye hackinze. Atari amashusho ya mbere yashaka kugira ngo bamufunge yenderezanya bwa nyuma yaraje narambye ati ngo dufata ntago amafoto n'inge bashize hanze ngiye bampakinze. I have the audios. Hari ama audio ndibuze kubaha. Manza uvuge numva aho werekeza. Yeah, so first of all, n'abantu bari kuvuga kuri no topic ni topic sensitive ko umuryango uvugwa ni first family. So abantu bavuge bamenya nibyo bari kuvuga. Umuntu umva yatambukiye yabireka kubivugaho. Ngo iki? Bivuga ngo abantu bari kuvugwa muri no topic ni first family so abantu bigenyesere kuvuga kuri uyu muryango nyine. Urumva? So first of all, Moses ndamugaye. I'm disappointed and speechless sometimes. Nta kintu kimpunguye. Ndi mu bantu bamuvugiye kenshi ariko hano ho biranze. Ndanamwandikiye kuri Instagram, WhatsApp, Snapchat. Numva ari kuvuga nabi ndamwihorera. Gusa here's the things. Nkuko Bamaraziskara bivuzeho, nkuko Bamaraziskara bivuzeho, hano arimo gupfobya kuko kukisa ategerera ikintu gihe wa mwanya turi kwibuka kabya ariko ari akarwa azanye no topic. Ikindi afite event mu kwa gatanu muri Amerika. Ashobora kuba abikoresha wenda kugira azabikoresha as asylum nagira muri Amerika nazagaruka cyangwa akaba yaranagiye. Kuko nabonye ngo May afite event ya bira bintu byo kwerekana imideli muri Amerika. So niyo bakore wabyanditse kuko nabonye nashatse ahantu hose ibindi abibura cyetse ko nabanje kubyorezwa na Kasuku mu gitondo. Mu bitwa ngiye kwishaka ndabibura. Agushaka kohereza ngo bazi mba ibyo bintu babibonye ko narebye iwawe nkabibura. Nabibonye ariko njura bizi reka kubwire Eric nkimara kubibona niba abantu bari murabikwa na lifte space ndavuga muri buretse gato. Abe nigeze basezera sniper. Wapi sinzi ko byagenze yagora. Lifte space nk'abantu bari magana 4 nahise mfunga ndavuga nti uburetse gato katika jina la Yesu. Ariko Eric ntabwo ibi bintu bigeze na gato ntabwo nkubeshya ntabwo ngiye magayane ntabwo ndumuraguzi. Ndakubwiza ukuri kuva kuri space ya mbere nakoze hano kuri Moses murabyibuka. Kuva Moses amera nk'umwana ufite ibitotsi bari guhereza ikijumba kanga kukirya karira bakamuha amataka yanga kiriza. Ibyo byose Moses yarabikoze. Ikindi nta kintu kintunguye byaragaragara muzi ko naho mwageze mukavuga ngo Moses yahawe amafaranga n'abazungu kugira ngo atebye u Rwanda. Murabyibuka cyane havuzwe ibintu byinshi kuri Moses ariko tumabwira ikintu kimwe. This guy nta kintu niki na kimwe muri bingibi akoze kintunguye. Yagaragaje ibimenyetso hari ibyo mwe mutazi bitigeze bija hanze. Komeza ijambo.
ya ndakubwiza ukuri nanjye ngiye nta manje mva ko kudi nyine uba speechless nyine ibintu bikagutungura kabisa wowe kuvuga ngo ntabwo gutunga ariko gihe birantunguye bro umuntu ugirwa amahirwe abantu benshi abanyamideli mu Rwanda babuze bakakwigira icyo cyizere ukambika umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ingahe ukamwituye ibi ngibi Imana njye niba ngo uvura umuntu zishisho bacyakare gukanura so ngewe nitandukanyije nawe yes namuvugiraga nk'umuntu turi family muri LGBT ariko ngaho nitandukanyije nawe pe nukuri urabizi ni kenshi bamuvuze ko kuri ama video nacyagiye passport isohoka nacyagiye by'urumogi urabizi nambara twarwanaga ndi nyiba muri Amerika subizi imijuru y'igushusho twatiranye Godfa aha naguye curamye pe umva nukuri abantu tukibagirwa vuba gusa mu magambo nasomye bino zino ngingo zagiye afatiraho wagira ngo yari hayi cyangwa ibyo byamwe yafashe ko ukuntu zigiye bifashe n'ukuntu bigiye bivangavanze n'ahantu bihurira mwinga arabreminga Ange Kagame so ngiye nawe ndakuvuga first family kuko ntango bino bintu nshaka kubivugaho cyane ariko ngiye natunguwe ararenganya inkotanyi nese Kagame ni wafunze ise okay Zevuye najyanye amashake gufunga se cyangwa inzego yari suspected ubwo abaye suspected nyine baramufunga ariko nyine agira avamo ibi ngibi bizanye amagambo y'ikigaraka bita Patrick cyane cyo kivuga ngo kizagaruka mu Rwanda Kagame